dukwiriye kwakira impinduka ziba mu buzima bwacu. Sobanukirwa, ngwino twige, ni ibanga ry'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Impinduka nicyo kintu cyonyine gihoraho mu buzima bwacu. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwakira tukabana n'impinduka, kuko byanze bikunze bihora mu buzima bwacu bwose. Muri iyi si iyo utishimye uba ubabaye, iyo utarwaye uba uri muzima. Rero ibyo bintu bihoraho mu buzima bwacu. Icyo dukwiriye kwigira mu buzima tubayemo, ubuzima bwacu bugizwe n'impinduka. Dukwiriye kwakira impinduka zose zishobora kuba zije mu buzima bwacu, tukazakira uko tuzihawe. Ibintu birahinduka, inshuti zikagenda, izindi zikaza, ariko ubuzima ntibuhagarara, ntabwo bushobora kugutegereza. Niyo mpamvu ukwiriye kugendana n'impinduka ziri kukubaho. Ntugasigazwe n'inyuma n'ibiri kuba mu buzima bwawe, ko ubuzima bwo burimo kugenda. Ubuzima ntibuba bwiza kubw'amahirwe, ahubwo bumera neza bitewe n'uburyo wakiriye impinduka ndetse no gukora igikwiriye mu gihe cyose urimo. Mu buzima bwawe nimba nta kintu uhinduye, nta n'ikizahinduka. Kugira ngo ugire icyo ugeraho biragusaba guhindura. Ntabwo ari ukubera yuko ibintu bigoye tutabitinyuka, ahubwo ni ukubera ko tudatinya gukora ibintu bigoye. Ntukavuge bike mu magambo menshi, ahubwo ujye uvuga byinshi mu magambo make. Ubwenge bwawe ni ubusitani, ibitekerezo byawe ni urubuto rwiza. Ushobora guhinga indabyo cyangwa ugahinga urumafu, cyangwa se ibindi bidafite umumaro. Mu gihe tudashobora kugenzura ibintu byose bitubaho, ariko dushobora kugenzura ibibera muri twebwe. Intego y'ubuzima ntabwo ari ukugira ibyishimo gusa, ahubwo ni ukuba ingirakamaro, kubahwa no kubaha, kugira impuhwe no kugira indangagaciro, ndetse ukarema impinduka mu kubaho kwawe, ndetse no guharanira kubaho neza. Amaherezo imyaka wabayeho mu buzima bwawe ari iy'ibara, ahubwo habara ubuzima wabayemo mu myaka yawe. Igihe cyawe ntigituye. Ntugapfushe ubusa kubaho mu buzima bw'abandi. Ntugatakaze umwanya wawe wisobanura ku bantu bumva gusa, ukabasobanurira ibyo bashaka kumva. Ntuzifuze kwibeshaho, ahubwo uzifuze gukora itandukaniro. Witondere ibyo usaba, kuko iyo usengeye imvura uba witeguye no guhangana n'icyondo. Kuki dufunga amaso mu gihe turi gusenga, cyangwa se turi gusomana, cyangwa se turimo turi kurota? Ni ukubera yuko ibintu byiza mu buzima bwacu bitagaragara, ariko ibyo byose byumvikanira mu mitima no mu bitekerezo byacu. Urwango rwakwinjiza muri gereza, ariko urukundo rwagukura muri gereza. Ntukabwire umuntu icyo abandi bamuvuzeho, ahubwo umubwira impamvu bashimishijwe no kubikubwira. Umusaza agomba kuba umusaza, amafi agomba kuba amafi. Ugomba kuba uwo uriwe muri iyi si uko byagenda kose. Kwigunga ni gereza wubatseho wishyiramo ubwawe. Senya urwo rukuta, tera intambwe kandi uhobere isi, kuko nturi wenyine. Ufite abantu bakwitaho kandi bagukunda. Ufite ugutegereje muzabana ubuzima bwanyu bwose. Ufite uzakugwanirira mu byiza byawe ndetse no mu bibi. Ufite uzagusunika ujya imbere mu byishimo byawe, mu makuba yawe uzaguhora iruhande. Uko dukura niko dukenera kwihuza n'abantu. Ntukigunge mu buzima, egera abantu muhuza muganire. Sangira ubuzima bwawe n'abandi. Igikoresho gikomeye cyane kwigobotora ingoyi y'ubwigunge ni ukwikunda wowe ubwawe. Emera ubusembwa bwawe ufite, kuko numara kwiyakira uko uri, bizatuma wumva uri umuntu udasanzwe kandi wihariye. Ntukigunge kubera gutinya. Abantu baramanza bakagucira cyangwa bakakwanga. Ubuzima ni bugufi cyane ku buryo udakwiriye kuba mu bwigunge. Emera buri mwanya wose ufite, uba umwanya w'agaciro kuri wowe no mu buzima bwawe, kandi wishimire imigisha yose Imana yaguhaye, kandi wizere yuko hari n'indi migisha iri imbere Imana yaguteguriye, kandi nayo migisha izakugirirwaho. Kwihangana ntabwo ari ubushobozi bwo gutegereza, ahubwo ni mu buryo twitwara mu gihe dutegereje ibyo dushaka. Ushobora kuba uri ahantu udashakaga kuba, ariko ujye ushima Imana kuko atariho wageze. Twese duhura n'inkubi y'umuyaga mu buzima bwacu. Bamwe muri twe biba bigoye kurenza abandi, ariko bamwe muri twebwe tunyura mu bigeragezo n'amakuba. Niyo mpamvu dufite impano yo kwizera no kwihangana muri twe. Imana yaturemanye impano yo kwizera, ituremana impano yo kwihangana. Niba uri guca mu bigoye, ukeneye gukangura iby'Imana yaturemanye, ko ibyo bintu biri muri wowe. Buri muntu wese ufite ubuhanga bwo kwihangana uba afite ubutwari, kuko aba afite kwihanganira byose biri kumubaho muri iyi si. Kwanga abantu bamwe na bamwe kuko tutabazi, ariko kandi ntituzigere tunabamenya kuko tubanga. Cyiza buriya niyo wakwanga umuntu, cyiza ni uko wamanza kumumenya, ubundi ubone kumwanga ariko umuzi, nko kumwanga utamuzi. Hari abagira mu nyangire muri bo bagaharabika abandi, ndetse bakanifuza yuko bakwanga bagenzi babo. Bo ngabo baba bifuza yuko nabo batabakunda. Cyo nkwisabira nshuti, ntukabe umwe muri abo bantu. Ujye ukunda umuntu uzi cyangwa wanga umuntu uzi neza, kandi umenye icyo umukundiye, unamenye icyo umwangiye, kuko nibyo bifite agaciro mu buzima. Ngwino twige, ni ibanga ry'ubuzima. Ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel Ijambo ry'igihe cyose 250. Ndabakunda cyane.